August yashize nawe ari hafi aho ngaho, ni munsi gatoya ya beka, miliyoni ziri munsi gatoya ya 999. Ubwo nawe uhise umenya aherereye. Undi mufatanyabikorwa dufite ni Skol, nawe ari hafi aho ngaho, hafi ya miliyoni zirengaho 300 na. Ayo mafaranga uyateranyije yose araduha yuko Rayon Sport ishobora abafatanyabikorwa bacu tuzaba dufitemo bitari hasi ya miliyari 1.2 miliyari. Dukurikije rero ibyo Rayon Sport iteganya muri iyi mwaka w'ingengo y'imari, dufite icyizere ko Rayon Sport tuzava burundu mu bibazo bya mikoro ya hato na hato. Ariko ubwo ntitwibagiwe abafatanyabikorwa bakomeye cyane aribo bafana binjira ku bibuga, bazakoresha izi produit n'izi service zose. Rwose Titi, reka amateka y'ubukene tuyasige mu myaka yashize, dutere intambwe yo kuvuga ngo ikiragano gishya kigiye mu kwihaza no mu gutsinda. Urakoze. Twakira ibibazo nka bibiri bya nyuma tugane ku musozo w'ikiganiro n'abanyamakuru twaye ku ruhande. Murakoze, nitwa Sidik Sengiyumva nkorera BNB Kigali FM. Ikibazo bibiri, cyambere nakibaza Bwana Desire. Beka ni ikigo cy'ubucuruzi nk'uko kizwi, bank muracuruza, ushora imari ku gihe cy'imyaka 5, nuko ari cyo ntabwo tutaretse. Mwebwe nka Beka mwumva ko muri imyaka 5 ku bufatanye na Rayon Sport muzakuramo iki? Kuko na amafaranga y'abanyarwanda mucuruza, mwumva mu myaka 5 muzakuramo iki igihe n'amasezerano yabarangiye mugiye gutangira gutekereza kongera? Ikibazo cya kabiri kibazo Perezida Abdallah. Perezida, si ubwa mbere amakipe yo mu Rwanda ya Rayon Sport by'umwihariko abonye amafatanyabikorwa, ariko usanga rimwe na rimwe ikintu kigarukaho kenshi ni ukubahiriza biba bikubiye mu masezerano. Mu maklabu yacu iki kintu kikunda kugaragara, kigatuma abafatanyabikorwa banagenda cyangwa bakaba babivamo. Icyizere ni ikihe muhabika mwahaye Beka kugira ngo kibagarantise ko imyaka 5 muzabaha cyangwa muzubahiriza ibikubiye mu masezerano, byanatuma mugaruka ku meza y'amasezerano mukongera aya masezerano? Murakoze. Koze cyane Sidik. Ubundi mu buryo bworoshye business ya bank akenshi no gucuruza amafaranga, ibiri hagati y'abafite amafaranga n'abayakeneye. Icyo duteganya rero, icyo duteze muri ubufatanye nuko icyambere tuzi ko Rayon Sport ifite fan base nini, nubwo tutafite umubare, ariko iyo bireba usanga ifite abantu benshi. Abantu benshi nkuko yabivuze, harimo abacuruzi, harimo ingero zose zirimo bafite amafaranga. Ayo mafaranga rero iyo tuyabonye akajya ku makonte ya savings, akaba ari ku makonte, adufasha gufasha abandi bakeneye ayo mafaranga ajya muri business, tugakoramo inyungu. Ariko icyo tugamije cyane ni ukugira ngo n'ababazanye amafaranga muri banki bakora ibintu nka 3. Harimo kwishyurana neza bidateye ikibazo, ibyo twita payment. Harimo inguzanyo, kugira ngo igihe ukeneye amafaranga uyabone mu buryo bworoshye, kuko warazigamiye muri banki, tuba dufite imibare yawe, biba byoroshye kuguha inguzanyo. Icya gatatu ni ukwizigama. Burya kugira ngo ubashe gutera imbere nuko uba hari icyo usagura ukagishyira muri banki, ikabyara inyungu, ariko ukanagufasha kuguha credibility cyangwa se ubushobozi bwo gufata credit ukava hamwe ukajya ahandi. Turi cyo tubibonamo ni ubufatanye bwo gutera imbere turi hamwe, ariko byose bizava uko tubijyana. Abantu benshi babaye benshi muri banki, akaba n'amafaranga n'ibiciro by'amafaranga bijya hasi. Tubonamo rero inyungu zo gutanga service iduha inyungu, ariko iteza imbere n'abo bantu bafitemo amafaranga yabo muri Beka.
ndumva ari icyo tugafasha no muri tuzajya no muri collection ibintu byo gufasha gutanga contribution z'abanyamuryango, get collections. Turashaka koroshya system yose ya Rayon Sport mu mikorere yayo, kuko ahari bank haba hari iterambere, ahatari bank nta terambere rishobora kubaho, so ni win-win partnership. Ndumva aricyo nasubiza. Akoze. Arakoze Sidik, ngira ngo buriya ibintu byose abantu bigira ku makosa, kandi udakosa ntakora. Hari amakosa yagiye yaba ku ruhande rwacu nka Rayon Sport, yaba no ku bandi, gusa byinshi turimo turabikosora, turimo turubaka imikorere mishya, imiyoborere mishya, imitekerereze mishya, n'ubuzima bushya bwa Rayon Sport, ku buryo Rayon Sport iba ari umuryango na ekipi bikora kinyamwuga. Ariyo mpamvu numva mu biganiro twagiranye na Desire na banke ya Desire, impamvu muvuze nuko akenshi discussions nyinshi, ibiganiro twabaga turi kubona ariko muri rusange na team ya Beka na n'ubuyobozi bwa Beka, nuko kimwe mu byo tugomba kunoza n'ibyo byose birebana no kunoza imiyoborere, kunoza imicungire n'ibindi nkabyo. Icyizere rero twabahaye n'uburyo babibonye muri aya mezi 6 tumaze tugenda dukosora tuvugurura byinshi, byabaye icyizere yuko Rayon Sport yaba umufatanyabikorwa mwiza muri uru rugendo, bitewe n'urugendo turimo rwubaka amateka mashya. Gusa ndi buvuga abandi bavuze mu miryango ya sport, ariko muri Rayon Sport twemera yuko hari ibitaragenze neza mu myaka yashize, tukemera kubikosora, ariko rugendo turimo, ndetse uburyo turimo kubikosora bigaha icyizere abafatanyabikorwa. Uyu munsi turavuga BK, mu minsi yashize Skol mwongeye kubona tuvugurura amasezerano, byari byavuzwe cyane ko tutazavugurura amasezerano, ariko biraba J-Root, ariko no mu minsi yavuba muri ubone n'abandi ibindi bigo bikomeye cyane mu gihugu cyacu, yaba ibigo bya leta n'iby'abikorera. Ibyo ni icyizere ibyo bigo bibona muri Rayon Sport. Ndumva rero uwo murongo twafashe uzakomeza kuba uburyo bwo guhamagarira abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo baze gukorana na Rayon Sport n'abakunzi ba Rayon Sport. Ikibazo cya nyuma cyoba mwihanganire kwizima amagambo, ariko nagira ngo n'intumwa usobanukirwe neza, nanjye nzasobanure neza. Mu minsi ishize cyangwa se mu myaka, hari umushinga mwari mufite w'akanyenyeri, mwari kumwe na I&M Bank ni Dubai. Aha ndabaza Bank of Kigali, ubwo niyo yonyine mugiye kuzajya mukorana, nta yindi banki ishobora kwifuza gukorana na Rayon Sport yakwinjiramo, kuko yigeze kubaho wenda atari wacu ariko ari izindi nganda, ugasanga inganda zirimo ziragongana ku ikipe. Hanyuma mutubwire n'ibyo mwakoranaga na I&M murakomezanya ku rundi ruhande. Niba numvise neza Bwana Desire, Perezida Murenzi yavuze ko ku mwaka ashobora kuba agera muri miliyari, mu myaka 5 nahise bareshaka. Mu minsi ishize mwatubwiye ko mwasinyanye na Rwanda Premier League ari imyaka 5 agera muri miliyari 5. Byaba ari byo ko Rayon Sport ari miliyari 5, Rwanda Premier League ari 3? Murakoze. Murakoze, ngira ngo wenda Desire byemeye nabisubiza byombi uko twarabikoranye byose. Ku birebana na I&M, Rayon Sport yaba umukiriya wa banki zitandukanye. Tuvuge icyo gihe akanyenyeri, I&M yari umuyoboro wo kunyuzamo amafaranga y'abanyamuryango, ntabwo yari umufatanyabikorwa. Yango ntitwigeze dutangaza amasezerano y'ubufatanyabikorwa. Ni nkuko nanjye business yanjye cyangwa yawe ku giti cyawe wayicisha muri BPR, wayicisha n'ahandi. Ubu rero mu masezerano twagiranye na Beka nuko transactions zacu zirebana n'ibyo amafaranga, igice kinini cyane kizanyura muri Beka,
ariko ntabwo dukumiriwe kuba ntabwo twaba umufatanyabikorwa w'indi banki wenda ngo tuyamamaze tuyambare tugire gute, kuko iyo exclusivité ifite BK. Ariko gukorana n'indi banki transaction zisanzwe, kuvuga ngo tugiye kubitsa mu yindi banki, dufite ikigero twavuganye ko kigomba guharirwa BK, tukaba n'izindi service twazikorera ahandi. So sinzi niba cyumvikanye neza. Ku birebana rero n'icyo uvuze, ngo ibyo navuze, twebwe dufite abanyamuryango tuvuga ngo twemera neza ko abakunzi ba Rayon Sport ari benshi mu gihugu. Ibyo ngibyo uwabigisha impaka wenda zaza tubiganire neza bitari uyu munsi, ariko twemera ko dufite abakunzi ba Rayon Sport kandi bafite amafaranga bazakoresha service za banki. Mu mibare twakoze na BK niho hazavamo igiteranyo cy'ayo mafaranga. Ntabwo ndi bwinjiye mu masezerano ya BK cyangwa ya BK Pro League cyangwa se Rwanda Premier League, ariko twebwe business yacu tuzakorana na BK izaba iri hejuru y'agaciro karenze miliyari ku mafaranga azatugarukira. Bisobanuke neza, utagira ngo na mafaranga BK miliyari izaterura igahari Rayon Sport. Iyo partnership nta kiba ku isi nzima. Ku isi nzima ubagezeho win-win partnership. Urama iki ndaguha iki? Abakunzi ba Rayon Sport ni mufungura amakonti ya Gikundiro, yabivuze. Tugiye gutangira gutanga izi carte za Visa card ariko ikora nka membership, ku buryo ushobora no kuyiguriraho ibintu. By the way, n'uburyo bwo kwinjira ku kibuga izagikoreshwa muri izo services zose. Ibyo yose iyo dufataje pourcentage yo kuvuga ngo umukunzi wa Rayon Sport nafata iyi carte akajya muri duka runaka akishyura, akajya muri airline ahantu agiye kutemberera akayakoresha, turayateranya dukoze icyo bita projection muri finance, murabizi, tugasanga amafaranga azagarukira Rayon Sport ari hejuru ya miliyari. Ibyo rero biba biturutse nanone muri bwa bufatanyabikorwa, ntabwo ari guterura ingengo y'imari yose ngo ishyire hariya. So ari nayo mpamvu tushaka ko abakunzi ba Rayon Sport, nubwo tuvuga iyo miliyari zishobora kuba n'ebyiri n'eshatu bitewe n'uburyo abakunzi ba Rayon Sport bazitabira iki gikorwa, n'abantu bagende ngo bicare ngo amafaranga azaza dusanga. Amafaranga ari mureke tuyasange nayo azatugarukira. Murakoze. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro n'abanyamakuru turimo tugira ahangaha, ariko hari ijambo rya nyuma nifuzaga kwakira riturutse ku bayobozi bacu. Nyakubahwa Perezida, mumaze imyaka runaka mwubatse mufite umuryango, ariko ejo mufite ubundi bukwe. Mwiteguye mutero aba bantu bari hano bananiye uko mwiteguye? Ndumva kuronshinga imikoranire, ariko n'ejo ni uburyo bwiza bwo kubikora. Murakoze. Ngira ngo arakoze Ruben. Ngira ngo buri mwaka abakunzi ba Rayon Sport dukora ubukwe ariko butagize divorce ahandi kugira ngo shingiranwa ahandi. Ubwo bukwe nibwo bwitwa Rayon Day, umunsi w'igikundiro. Umunsi w'igikundiro ni umunsi tumaze kumenyera, umaze kubangaruka mwaka ku bakunzi ba Rayon Sport. Ejo dufite ibyo birori, kandi nkuko Desire yabivuze, imyaka 60 na 58 ngo muri umuna w'umusaza n'umusaza, urumva urwo rugendo turi hamwe byanze bikunze. Ejo rero ibi dukoreye ahangaha officially launch ni kuri stade Pele Stadium, aho tuzanareka abakunzi ba Rayon Sport aho baherereye ku isi nzima no mu Rwanda iby'intangiriro tugiye gutangiriraho na BK muri business tugiye gukorana. Ndagira ngo nsabe abakunzi ba Rayon Sport aho bari, dufite ibirori byiza bikomeye bizabanzirizwa n'umukino wabakanyujijeho ba Murangwa nahoze mbabona buri yavuye hanavuye mu myitozo, ba Martin Rutagambwa. Hari umwace izatangira saa 7:30 izahuza abakinnye muri Rayon Sport n'abanyuze muri Rayon Sport bitwa Les Inoubliables, tukazakina na equipe yo muri Cercle Sportif nayo y'abantu bakakishijeho. Muzaze murebe umupira uburyoshye, abantu mwifuza kongera kureba abantu nka Bambusa Kombi Biri. Hari abantu batazi Murangwa akina, bavutse nyuma yuko Murangwa akina, barebe uburyo yafataga imipira n'ubakiyifata.
barebe noneho n'abandi bakinnyi muri rusange. Hazakurikizaho kubagaragariza abakinnyi bashya n'imyenda bazaba bambaye mu mwaka, nimero bazaba bambaye, yaba muri ekipe y'abakobwa na ekipe y'abahungu. Icyo gikorwa kikazakurikira iyo match. Abantu mwagiye mubabona mu itangazamakuru, ejo muzaze mubabone noneho imbona nkubone. Nyuma yaho dufite ibirori, mwabonye abahanzi dufitemo umuhanzi ukomeye Kitoko, tukagira na Bulldog. Abajene murabizi amarapu, ibintu nk'ibyo ukuntu tujya tubinyuramo twihuta cyane. Harimo abantu mutazi yuko iyo dukuyemo karavati umuntu ashobora kunyeganyega. So abo nabo bazashyushya ikirori. Ahasigaye tubaririmbira indirimbo nziza cyane ya Rayon Sport, ni wowe dukunda. Dutangira umukino, mwabonye ko ekipe ya Gor Mahia yageze aha, wivuye mu myitozo. Ni ekipe yabaye ya mbere muri Kenya iwabo, igiye gukina Sekafa, izakina Champions League. Icyatsi n'umweru na Rayon n'ubururu n'umweru, murabizi hangana ryabo. Buriya niyo wafata biyi mukayigira ubururu n'umweru, indi ukayigira icyatsi n'umweru, iyo byasanye byanze bikunze harimo iva mu nzira. So ejo rero dufite umukino wa gishuti ariko wo kwizihiza Rayon Day. Ni ibirori bizaba biryoshye rwose. Umuntu utaragura tike, nubwo nabonye mu kanya bambwira ko zashize, ubwo reka turatekereza ubundi buryo nabwo buzakurikiranamo mu mukino, ariko uzaba hari azahava yiziwe. Ruben, murakoze cyane. Hari ijambo ryo gusoza? ni ugushima itangazamakuru rije kudufasha gutangaza uwo mubano na Rayon Sport. Ndabashimiye cyane kuba mwaje. Icya kabiri nshaka kuvuga ni ugushima mu izina ry'ubuyobozi bwa Beka, gushima nanone ubuyobozi bwa Rayon Sport. Dutangiranye urugendo, twaba tubizeza ko nk'uko tumaze iminsi tubivuga ko banke ari banke ya ruhago, ngira ngo bizagaragarira kuri kalite tuzabona muri Rayon Sport n'andi makipe, kuko no muri Premier League turimo. Niyo mpamvu yitwa BK Premier League. Turashaka guteza imbere iyi sector. So nkabashimiye, muzakomeze mushyigikira iyi sector nk'itangazamakuru, ko mutarimo nta cyagenda. Nimumenyesha abaturage uko umupira umeze, mukawubakundisha. Turabashimiye. Mbashimiye rero, ejo turi kumwe nanone mu gutangiza Rayon Day. Ubwo nahejo. Murakoze. Murakoze cyane abayobozi bacu. Hari akantu gato bari bibagirira bibutsa, nuko guhera ubu ngubu hari konti muri Beka yitwa Gikundiro Current Account. Iyo ngiyo ushobora kuyifunguza aho uri hose, bitagusabye no kujya ku ishami rya Beka rya Banki ya Kigali. Ukoresheje ikoranabuhanga birakunda. Harimo n'ikoni ushobora gukoresha mu buzima bwa buri munsi, kubitsa, kubikuza, kwishyura ibintu ukoresheje banki zitandukanye cyangwa se mobile money. Konti nizo dusanzwe dutunze, ariko iyo konti ikaba ari iya Gikundiro nyine. Mwumve nawe impamvu bahise gutyo. So aba rero mubabwire ko from now on mutangire mufunguza amakonti. Yaranatangiye ubu ngubu, ni ikintu wahita ukora n'aka kanya aho uri hano. So reka dusoze ikiganiro n'abanyamakuru. Hagiye gukurikiraho ikiganiro kigiye guhuza noneho abayobozi bacu bo muri Beka n'abacuruzi b'abarezi bafite amafaranga yabo, kugira ngo uwo mushinga w'ubufatanye utangire from aka kanya. Murakoze cyane. Reka tubashimire abanyamakuru. Bugiye icyo nabasaba no kubareka tukagumana aha ngaha tukaba twiganirira ku mupira w'amaguru, kuko ibirori bihari muri iyi minsi ni byinshi cyane. Murakoze cyane. Murakoze. Ariko aka kantu bagasomye bakisomera nabo